nakazi kawe ntabwo abo baje guhamagara kubira zana muyango aze yivugira ubundi wari umuvugizi w'umuyango ubundi wowe wari umuvugizi w'umuyango wowe ndanose ko uri umuvugizi w'umuyango cyangwa nuko ndakubaza uri umuvugizi w'umuyango ndakwiyamye deka ndakwiyamye uri umuvugizi w'umuyango ujye ukanga abana bana wirirwa byatumye asenyera urugo n'ababigize uruhare ndakwiyamye aswera ababigize uruhare Madiva ndakumva yamaze nagira ngo reka tumuzane hano mwabwo nyokore umugore wanjye n'umugore wawe ngo uramucumita nagira ngo nyoko nagira ngo uramucumita yibwira abantu bose ibyo ngibyo nagira ngo nacumise nyoko ntabwo mbese ari ukuri ariko nagira ngo nacumise nyoko azaguhereza washenye ese ufite ubwoko bujya hanze nabara kuwamaze ntabwo tubizi washenye kabi gusku ntabwo ngutinya bro kabi washenye Madiva mbwira ndakumva Madiva nyamara Madiva mureke gumana wa gicucu ndakumva mbwira bia gicucu niyo kigicucu no gicucu bene wanyu wani uburyo wakubise plastic wamaze ibintu byose birajya hanze nicyo cyatari nyogore yanda wongera ukora amarifu hamagare n'abandi bazapfa vume we ibintu hano byose turi soni se nasoni ibyo cyahera gishaka ngo reka ngo Madiva ajya gukora akazi kataneka birajya hanze humura bubu zana muyango muzane yivugire nimba nagira ngo gukora live kuri Instagram reka kuza bamuzane tubimenye byose aha ntago ari kuri Instagram ntago ari Instagram turi kwa dufata twese wakibura buryo ikibura buryo ni nyoko bakujyaka byari cyendaro nkawe kumanya igicucu ni wowe igicucu byose birajya hanze tonight wabisize hanze birajya hanze tonight n'umugore wawe bishyire hanze guskugu n'umugore wawe hanze guskugu Ive uramwana umusore mwasenye wigize umuntu ngo ufite ama video uramwana umusore mwasenye irugo bizane ego ko biraje humura ntugira huki bizane kabi ndagayibuka ikenkombereza mu nyuta bizane niyo muri ako kanwa rero ceceka abantu bavuge gaswere kanye habe kanye rubi kanye mukawe cyangwa kanye mu gahamba umusenyi ingo z'abantu wamaze nagira ngo bayikoresha muri nyoko barakubeshye ababyeyi hagati yanjye nawe ndakubwiye ngo barakubeshye hagati yanjye nawe niwe ufite umwana hagati yanjye nawe uri umugore ufite n'umwana kagorama ibirenge hagati yanjye nawe uri umugore ufite n'umwana kagorama umuntu wakagorame nanjye narabutaye wese waneye bangahe cyangwa wanyaje bangahe wanyu birajya hanze ngisha ndagayimbwa nanjye nakubwiye ngo ndagayimbwa igenda inkombereza ibintu byo kugenda ntugira huki ntuyagare utukanye ntabwo ngutinyere rwose wangura mu gihugu iki gihugu ntabyo gutinyera biri hano nta utinya uri hano birajya hanze nimba ko wararusenye nari nzi ko nta muntu uzigera guhangara wararusenye deka winse birajya hanze ariko rero mufashe ndakubwiye ngo kabi ubihashyire nyamara ibintu murimo ntabwo ari byo urumva reka tugende gato tugaruke gato biba bimbabaje ntabwo ibintu ajya ntabwo akabaye mugera ahangaha kandi turanga twaje kuba twaje ahangaha nk'abantu baje kurangiza ikibazo cy'abantu barangaha twaje ahangaha tuje abantu bikarangira ijambo rihaye ukurikira nubwo turamubwire Godfa nta muntu hano udashaka umva mubwire Godfa ntabwo ibyo ngibyo no dekate ibyo ngibyo mubireke muri muntu wese hano arafata ijambo kandi urumva wena brere none umuntu wese ko mugiye mwamaze ubwo twese turavaho basi no mwihangane wazanye haveho nk'iyo ndimo ndabona amase amabyi imbwa kazi hano muri komenti umva bro ngewe ntabwo ndibona abakobwa muza mukavuga ngo bakicecekera we jazi ku mama ko ibyo ushaka undi muntu uvuga pana Brian kuza uvuga ngo ngewe ngo ndi kuvugira ngo umuyango gukora ko ngo kuki ngo umuyango atari kwivugira niwe wabanje kwandika niwe wapostinze mbere cyangwa Keza Teriski niwe wapostinze mbere ko Keza Teriski n'ufite ikibazo kandi ikibazo hari ibindi bintu bapfa
ibyo bintu ni bihe rero bamwe barimo bashinja abandi ibintu biurabizi nyine ibintu runaka bashaka ko batashaka kubivugaho n'uburenganzira bwabo ariko niba bashaka kubivugaho tonight oya bivuga nyine ni bubi durasasa inzobe deka nimba bashaka kubivugaho tonight ngewe ibintu numvishe manda zombi biraza kuvamo abantu babivunikiramo kuko baraza gushyirana hanze bimwe biteye ubwoba bivuga nyine nimba ubizi nagira ngo nyine urabizi Muyango yakoze icyo bita operasiyo Kimangwema operasiyo Kitona turi kujyana Tesha iri cyane uri kunyumva Tesha uri kunyumva Tesha uri kuvuga bidate bya TikTok byayo byangoye nakubwiye ko ari nje mugabo uzakurongora nkaguha amahoro nkakuvana mu Rwanda ukaba mu diaspora hanga nigomba mufite uburenganzira ntago nabo mu diaspora nabo nabantu batikopesha kuturyo n'u Rwanda upata na rugi so ibi bintu wihaye ugomba kubireka ukareka kugurira ingutiya ibihe se nihaye ko nawe ahubwo nyihaye ibintu byo kwambara ikabutura ukamera nka Yago ntabwo mbishaka none se urashaka ngo njye nambara icyo utuminisi baramini ambara impenure urumva bro abagabo bo mu Rwanda ntabwo batanga amafaranga ntacyo naba mfataho nkubyazemo abana nka 3 urebe kudapoha so mbere iyi niko bimeze nkubyazemo abana rege ibingibi wijyana kuko ntarakubye uramutse ubyayemo nk'abana nka 2 3 wahita upoha nuko utarankubita akabanda ngo ncanga mu kirwe kubita akabanda ugakunja amano ukareba ese buri ariko nari kumubona araje yagiye kubanza gukaraba mu maso buriya yagiye bari kwandika ariko ndi kumushaka hasi ngo muzamureka muguru araje urukumba ibi wigira nuko uhura n'abahungu bariye mayonnaise uramutse n'umuhungu wari ibinyamafufu urimo kumva akurongora ibyo bita Caribbean akakurongora ki Jamaica akakurongora gukubita nibyo nkunda bayita hard sex urakoze cyane urumva yarangiza kukurongora gukubita akakwerekeza muri ntuzi akagutwara mu muco nyarwanda akakunyaza ibyo wigira wabireka kwa umukobwa ukaba muri ibyo bintu wigira ngo umugabo akakurongora arangiza gutwara mu rubohero kujya guca imyeyo ukavayo erega ngewe ndi ariko se kunjyana mu bagabo Godfather ndakwiyamye nkura mu bagabo nkura mu bintu byawe by'abagabo nge ndi umukobwa uboneye igihugu ubereye u Rwanda reka nguhe passe rero ngiye nkubita niba afite ishwashwa muzane ngeze hari ribi ariko umupuri wanjye n'ubundi ko naho nzawujyana ko ntazawuhingamo ikintu icyo ari cyo cyose muzane uretse gatunga umuti ese ko mwatubwiye umupuri ubu ngubu abagabo ko mutarabashakira izina iyabo ni iki abagabo izabo bazita kabanda rero hari kabanda ya Haji yagiye hanze urumva hari kabanda ya Haji iri hanze ibingibi nawe ukuntu mbigenza ariko si ubwiyo kabanda ni yandi iri hanze noneho wamana kabanda ya Mufuti iri hanze nikanzemo hanyuma Natasha niba uri kunyumva ndashaka kugira ngo uzanga dusase inzobe Natasha muri Australia Natasha waje muri Catfish va muri Catfish ngwino muri account yawe ngwino kuko mukanya ngo umuntu bita Jihad arashaka kukubaga koko nuko nabyumvisha nyama kwa ikongera none se reka nkubaze Tesha nyuma y'ibi ngibi biri kuba uri kumva warira ibintu se mba mbizi ko mba nanjye nabyukiye kuri live yawe niho narindi kurira show mu gitondo wabyumvishe ahangaha rero urugendo rw'aba basitari urukumva urugendo rw'ibi byamamare ase buriya wazamutse washero ese ntabwo ari kunyuma ndamenya ari mu biki wamana buriya wazamutse ubwo se yazamutse nawe ajya handitse invite handitse invite ariko aragamwe muri iki kinini ntabwo ndi kumubona naka utayigize private bamwita Gateka ndamubonye noneho
tugende gakeya tugiye ku kintu bita izimwe tugiye guca amazi tugiye guca iki amazimwe ahangaha tugiye kuvana abantu tubakubite ikintu bita ibiziriko tubakure mu buzima bw'abandi nukuri Garampure zamuka dore nk'isa madamu kwita mparize byacu DJ ngwino zamuka DJ zamuka DJ ngwino ngwe gift zamuka kuri pano ngwe gift wakina wakoze kuri iyo goro n'ubundi ko amafaranga yo kuri TikTok tugenda kujya kuraguramo ikibanza wanyu mu Mutara wakoze kuri iyo goro nago nzano batangira ibintu rega nanjye ngo mbihere uzabimpa n'inzi Kigali ajye bitwaye uzaza yari Kigalize utasha kandi wasanga uryoshye kubi mupuri wanjye se ahubwo wewe wawugezeho wanahava uretse gato ngo iki mupuri wanjye uhageze ni wanahava wabanje n'ubunyunyozi wabanza ukakanshurikiraho gatoya nkumva uko bimeze nariko nakubonye uri murase duisa umuzungu uri kumubwira ngo show me your boobs baby ya nakurebye ndakwitegereza mbona umeze nk'umuntu ukora amasiyax video call menshi mbega umuntu w'ikirayi niko umuzungu wamubonye uriya muzungu yanse wabonye ntabwiye ngo ba agakubitaho ngo show me baby ngo go down baby ego ye shishikana hanyuma rero mbere yuko dutangira inama y'umudugudu iyi myanya iraza kuba iy'abashyitsi bakuru iyi myanya abanyarwandakazi iraza kuba ari iy'abantu bakurikira ikintu ukora usabwa ntabwo nitaye kubo uriwe iraza kuba iri iy'abakire gusa ikintu ukora ni uko ukora kuri goro ukazamuka twagiye ntabwo nkeneye ibitekerezo byawe uretse hari imyanya ine iri guhatanirwa undi iri ibiri urukumva ariko abantu baha barafuruwika abantu 57 bahise bafuruwinga tesha nibanyiforuwingire twagiye so ibintu bimeze gutya iyi ni inkuru imaze igihe kirekire itutumba y'ibyamamare bibiri yagiye izamo ibindi byamamare so ndasaba abantu muzamuka uze uceceke umyutinge mike yawe Giliberi we uzi ko nari nzi ko Gateka nagera muri diaspora azifata nk'abadiaspora Giliberi uzi ko nari guhamagara umuntu niba ari bagiye navuganye na Brandon kuri telefone ari mu Bubiligi ari guhamagara Giliberi ko ari guhamagara umuntu ngamuzanire passport ngo bagiye kujya muri Poland ngari ko sanga buriya ndavuga ndapfuye buriya ni kunsira gutwara mu Bubiligi bavuga cyane urumva narinzi ko na mute uri ukoze iki se kandi narindi guhamagara Giliberi nzi ngo na mute ntabwo abantu bamanitse amaguru hano mushaka kuzamuka reka nze nsabe co-host reka nsabe moderator abantu bose abambure zira request bashyizemo hari request umuntu wakoze kuri gora akazamuka ariko niba ari uwatanga urugero ukuntu bigenda nabikore nanye hagira umuntu nkorera kuri gora umwe yerekana uko bigenda hanyuma Gate wamaze guhamagara Giliberi umva Giliberi nabuki uzi ukuntu gihe kiba cyanze kunyitaba kandi ashaka urari marakwitereka amaguru ndumva ashaka gacyarika buriya ujamara ari kumamagara nago wishyuye brushette gahambirwe no utaramwishyura muri 2500 mubigira urugero rwiza oui ibintu twavuganye ubwo se aba bantu barihera abanyakubahwa ntabwo nge ndi kwinginga ahangaha ndi guhamagara abantu mufite nimero ya Keza muhamagare mubwire Keza azi kamuhamagare bwa nyuma se yakanga kuzana wera ari we washoje ibintu gute kandi romanitse hariya ndi kumuhamagara Keza fura yabeza byuka ibintu birakomeye ndagusaba byuka shushu babarira ngwino ndagusabye nk'umuntu nubaha please join me nta kidasanzwe
ni ukuvuga ngo abantu bafashe ya message bayitwistinga uko itari, urimo gutera ubwoba, which is wrong. Message yawe iri clear, turi kumwe, irasobanutse. Babaru joining mambwira ngo dufata naho nkunda ngewe ibibazo nuko natangiye mbikubwira ndi live umva kanya wari wampamagaye turavugana sibyo kuguhamagara doesn't make any sense. Rindi wampamagaye turavugana sibyo tumaze kuvugana ufashe ibintu nimba ubisharinze nimba bamwe bari mu conference arona sibyo kandi icyo mvuze n'undi nagaruka ngisubiramo uri kunyumva ngiye rero ibintu nanditse biri clear uri kubyumva ibintu nanditse biri clear ikibazo mfite kiri clear uri kubyumva navuze ikibazo mfite nagipost ariko nakubwiye ko nakubwiye hano ko ndi live nabaje kwisegura. Okay, wherever kubera ko n'undi nta kintu kidasanzwe ndi kuvuga naketi ibyo nanditse biri clear ikibazo mfite kiri clear n'uwo nkibaza nawe kiri clear ahubwo kireka abamagara kumbwira ngo yaje kugira araje ngwino na barahari ngwino. Okay, naza na kibazo ndaza join ya nta kintu kiryoha wabyumvishe buriya araza zamuka rero ngewe hari ikibazo kimwe ushaka kubaza. hagira umuntu usomera iyi message iravuga ngo iki? Ego ko mana yanjye gogo thank you so much. Umva iyi message banza wumve uretse gusoma mbanze nkubwire Godfa. Ego Mukora live kare hari abantu 500 na sibyo ubu tugiye kuzabana 1000 banarenga. Bano bakobwa bagiye bareka kwigiranya ni nyinshi bagiye bareka kwigira nyine ngo nta cyabaye ngo ntaki nimba ibintu mwarabitangije nimuze munabirangize. Urakoze cyane. Sibyo mureka kuko ni mutabirangiza na ubwo natwe tuzavuga uko tubyumva wenda se tunabitwara uko wenda bitanari kandi ari mwebwe mufite ukuri. Hano ngewe ndi kuza kuri live kare uretse ko wenda Godfather isavuga ngo live ze kuza kuba nimugoroba mwari mutangiye kwinyuragura mutangiye kwiva mutangiye kuvuga ibintu byose mutangiye kuvuga abo mwabaye ibiki n'ibiki bimwe wenda bana bese cyangwa ibindi bavugisha ukuri. Ngewe ikintu kimwe cyo mbona yaba ari uwo Keza Teriski yaba ari Muyango ibyo ari byo byose ni abantu nta nubwo ni abantu bamye ngo ari inshuti. Ibyo ari byo byose kuba barashwanye hajemo nyine ikintu nyine kitari ego mana ariko si umuntu uri gutanga amagift none kagiye kutwicisha gift wa mana uwo ninde bigenze bite? Ntago muzi ari gutanga ibi gift hano biremereye uri kumva. Ibyo ari byo byose bano bakobwa we komeza mureke kureba ino mbwakazi iri kwandika muri comment mabere ya iyo yitwa ngo jazz nyakujaza mu ma uzi kumyutinga moderator aba moderator muri akazi moderator wahanga hanindi nawe uri we okay niba ndi moderator nkaba nse ntara mutigara tayari wabibonye twagiye bitinze birakunda umva nkubwire ngewe nta side abantu bari kuvuga ngo impamvu turi kuvuga Keza Teriski nuko ari we niwe kugira mumenye ikibazo ahantu kiri ni Keza Teriski wakizanye sibyo njye tuvugisha ukuri ntago ari Muyango wa postinze ntago ari Muyango wabizanye ni Keza Teriski wabizanye kandi koko Keza Teriski nawe ndamwumva iyo umuntu afite ubabaye ni ubanda urugi ubabaye ni uvuga ubabaye ni we werekana reaction y'ikintu kimubangamiye kandi Keza Teriski nawe ndamwumva wa mugani we uyu munsi bamubujije umugati wenda w'ibihumbi 500 cyangwa 800 ejo hari igihe hazaza akazi ka miliyoni 5 nakaka karata kubitewe nuko abantu batari kumvikana nyamaze nta n'ikibazo cya danje kiba gihari ahubwo haba ariho misunderstanding na miscommunications kwako ntago babashe kuvugana ntago babashije guhuza ntago babashije kwicara ngo baganire ibibazo bive mu nzira
rero nk'iyo ndimo ndabona amase amabyi huhu imbwa kazi hano muri komenti umva bro ngewe ntabwo ndibona abakobwa muza mukavuga ngo bakicecekera we jazi ku mama ko ibyo ushaka undi muntu uvuga pana Brian kuza uvuga ngo ngewe ngo ndi kuvugira ngo Muyango gukora ko ngo kuki ngo Muyango atari kwivugira niwe wabanje kwandika niwe wapostinze mbere cyangwa Keza Teriski niwe wapostinze mbere ko Keza Teriski n'ufite ikibazo kandi ikibazo cye kirumvikana kandi mwamba hamwe ni mwebwe muza mukagira ibintu intambara nimwe mugenda kwa Keza mukavuga ubugambo mukagaruka kwa Muyango mukavuga ubugambo hagati ya Muyango na Keza hakajyamo igihu hakajyamo ikintu cy'urukuta uri kumva kubera ubwo bujajwa bwanyu mwarangiza mukizanishwa no muri comment mukaza nuko nge namaze uko nge mbaye nkuzi naguhanye ku guhera mu gitondo kugeza ni mugoro kumanya uri kumva banza wumve ntabwo ndarangiza kuvuga ariko si ubusharijeri Jiribe sharijeri yagiye ntibimenye kandi mbuze sharijeri uri kumva mani aba bakobwa reka nkubwire we Godfa nuko umuntu nyine bari kwivugira ibintu mwego mukazajya mugira ngo ibi bintu twahereye kera byibuka ku ma space abantu bafite mani ngiye ntago mba ndakugira ngo abantu bashukane batandukane mba ndakugira ngo byibuza ndebe ikintu cyatuma amahoro aza hagati y'abakobwa urabona ko bano bakobwa uzi n'ubwo ubona ko baramutse bahuye bakaba inshuti harimo abababara barimo na hano muri comment nabo bakongera bagazura amatiku uri kumva aba bakobwa iyo bafitanye amabifu abantu bamwe hano wagira ngo baba bari kunguka nta n'igiceri babona ariko baba bari kunguka ntabwo baba bashaka ko runaka na runaka bahuza ntibaba bashaka ko runaka na runaka bavugana baba bashaka nyine ngo bahore bashyamiranye iyo bigeze rero kuri Muyango afite hano niba ari abakompetita niba ari abaki naba iyi sharije ntabwo ari hari indi sharije mfite iyindi ino telefone ntabwo nzahantu uri kumva Muyango bro reka mbabwize ukuri aka kazi mukora ngo ko kugira ko guhostinga Godfa we nuko utari hano mu Rwanda aka kazi ko guhostinga karimo amafaranga menshi mubwire ngo amafaranga menshi ava hehe ntago ava muri kuno guhostinga ngo baraye mu kabari ava mu bakire babahereza amafaranga yo babahereza ibikorwa byabo byo kubamamariza uri kumva bro utagira ngo amafaranga menshi ava muri kano kazi ko guhostinga kandi muri kano kazi ko guhostinga naho ukagira ngo ni amafaranga makeya ahangaha rero niba harimo amafaranga akaba havamo umugati Muyango akaba yimishije Keza banza wumve ibintu byaba biteye agahinda Muyango yaba yakoze amakosa akomeye Godfather ibintu bya Keza Teriski ngewe ntabwo usibye ko abagore bagira ubugabo baba banakuzemo bashaje baza bakavuga inkuru zabo ngo za kera ngo urabona ngo kera ngo byagenze gutya na gutya bafite imyaka nk'iy'ibyiyoni bagenda bakazana ibintu bya kera ariko twebwe reka tuvuge kuri message tuvuge nicyo turavuga kuri show yarayibaye nijoro kuko niyo baje bashwana nubwo nagiye ko nambona bageze anga bagatangira ngo bakajya ngo runaka yabanaga nundi ngo baratandukana ngo mwajya ngo mukazana ibintu wambwira ko impamvu Muyango yagiriye Keza aramaze cacakanya mbigusobanurira ahubwo ikintu kiba cyarabayeho ubutumwa Muyango aba yaratanze aba yaramuhaye ntago ariko baba babujyanye ngaho ibintu byagera kuri Keza Teriski bikagenda byahinduye isura noneho uwo nguwo watanze ubwo butumwa akongera akagarukana ubundi nabwo butameze nkuko Keza Teriski yabutanze aribyo byo ndira kubwira ngo hagati yabo hahitajyamo igikuta kimeze nkaho nyine ari urwango umwe akagira urwango kandi nanjye reka mbisubiremo ahangaha mbibwira abantu bari ahangaha nimba uzi yuko ngewe tutari inshuti ceceka niba uzi ko tutari inshuti ukaba ubizi neza ko dufitanye ikibazo muri no mihanda uzahanura koreye kuhamara iki koco tujya tuba clear kandi umva tujya tureka kubindyarya banza wumve ureke kuza kunsekera wigira nkaho nkunda kandi utankunda ese ko muri kunzibirizaho amatara muri kubana ngiye ntari mu mwijima abonara urimo urumva ngo bari banzibirizaho amatara kandi ntinya umwijima uri kumva asohore oya bagende nsigare hano ngenyine uri kumva mani nari nkiri kugusobanura Godfa ibi bibora by'aba host bibamo amafaranga menshi iyo ariko bari kumvikana kubera yuko harahugera bakakubwira ati nshaka uno muho ati se wenda Muya ni urugero kuri Muyango Muya kuko Muyango niwe nyine bakunda guha akazi kenshi uri kumva Muya uko kano kazi wenda Muyango akavuga ati ngiye hano ntago nakora cyangwa se ntago nzaba mpari urumva niba mubaza ngo none se nta wundi mu host waduha kubera yuko afitanye ikibazo na Keza ntago ari bumutangemo nk'umuhosi uri kubyumva uyu ni Dekati wanyawe kandi bagombaga kumuha ntago mbizi navuge twumve yo
You are welcome. uri kumva man uri kumva kubera yuko atari bumuhesha atari buvuge ngo runaka niwe ndi buhesha akazi ugasanga nyine n'uwo ngo nawe abihombeyemo kandi atarakwiye kubihomberamo uri kumva aba bana ibi ikintu nge cya mbere ntanga kubera iki mushaka gufata ibintu byanyu mwapfuye zamani habaho akantu gatoya akaba aribwo mushaka kubigarura kubizana ibyo byo kwandika ngo mwanga afite drama bose bafite drama nta n'umwe udafite drama hano gute rero ahangaha Shadiba muri kese Shadiba birimo Shadiba zamuke oya ariko Shadiba arabizi ukuri ibintu biteye umva Brian ukuri ibintu biteye urumva yego ye harimo ikintu cya animosity hagati nubwo Brian arimo kubica ku ruhande ashaka kuba too diplomatique urumva hano harimo ikibazo gikomeye kigomba na Shadiba birimo yego ye na Shadiba birimo uko hari ibyo bya Shadiba ntabwo ari byo ndimo umva nimuvuge murangiza kuvuga nimurangiza kuvuga turagaruka the contract urayibonye contract bari basinye nimba ari ibiki oya ntabwo nayibonye buriya wabyumvishe contract bwira ntayo nabonye iyo contract je nimugora bayimpaye urumva ibiporo nagomba mbiremo n'ibiki byose ariko nayibonye hari iyo contract yari yanditse amazina harimo Yampano harimo Muyango harimo Shadibu harimo DJ Caspi harimo Nanoza na Teriske urumva so ibyabaye nyuma rero nuko ngo harimo abamwe batashatse gukorana n'abandi bitewe n'amabifu bafitanye urabizi nyine abakobwa urabazi yego na Brian yabivuzeho ngo nyine ngo nanjye ngo ndakorera ahantu dufitanye ikibazo of course birumvikana ntabwo wanyinjirira kandi Muyango urumva afite izina rirenze rya Ntuza Muyango niwe ufite izina rinini okay yeah of course ni niyo mpamvu wenda byarangiye ariko koze igitaramo so ikibazo cyari ni kingi kireba hari underlying issue y'igitaramo ikibazo ntabwo igitaramo ikibazo ahubwo ni hari ibindi bintu bapfa ibyo bintu ni bihe rero bamwe barimo barashinja abandi bintu urabizi nyine ibintu runaka bashaka ko batashaka kubivugaho n'uburenganzira bwabo ariko niba bashaka kubivugaho tonight oya bivuga nyine ni bubi durasasa inzobe deka niba bashaka kubivugaho tonight ngewe ibintu numvishe manda zombi biraza kuvamo abantu babivunikiramo kuko baraza gushyirana hanze bimwe biteye ubwoba bivuga nyine nimba ubizi nagira ngo nyine urabizi oya nje ntabyo mvugaho kuko ntabwo ari njye nyiri ikibazo ndashaka ahubwo uwadutumiye asamure banje urubanza bazima sawa naribi wowe nyine ubwo byihorere we reka rero ubwo exactly ari nayo mpamvu banza wumve hano muri no kesi yabo yo gusohoka uretse gatoya deka harimo umutipe witwa Madiva ariyo wateguye icyo gitaramo ari nawe ufite ubugambo bwinshi bamuhamagare bamuzane hano Madiva mubeze ni Madiva bose bazamure urakoze cyane Madiva uyu mutipe witwa banza wumve uyu muhungu witwa Madiva ndabyibuka ejo bundi avugana na Ntuza na Muyango kuri telefone sibyo kuko Muyango twari turi kumwe iyi afishe ubundi habanje gusohoka afishe ya mbere itariho Keza Teriske sibyo umva ukuntu ubona abana b'abakobwa nta kintu cyada Shadibu ongera ushyiramo request Shadibu ari gushyiramo request arashaka kuzamuka uri kumva mani yego bano bana bari afishe ya mbere yabanje gusohoka ntago yari iriho Keza Teriske ubyumva noneho nyuma habura nk'umunsi umwe ngira ngo cyangwa iminsi ibiri uriya Muntuza uriya ngo Madiva uwo mutipe witwa Madiva akoresheje wacyatse ariko we nawe umuntu akivugira ko nawe umvugira mugatuma nibagirwa ibintu wajyumba barakora ifite ubwonko buto habura iminsi ibiri uwo muhungu witwa Madiva itayongera yohereza indi afishe iriho Keza Teriske sibyo noneho uri kunyumva Godfa ndi kukumva nuko bababuye noneho mana nge nagira umuntu ongera kumereza buno bucogocogo bwanyu bwo burabo bwa 200 mugumane niba mudashaka kuma gift mubireke mureke kuma buno bucogocogo
urumva noneho Muyanga ahamagara Madiva aramubwira ati Madiva Keza Teriski ntabwo nge tumeranye neza ku buryo kubera iki utamaye ino afishe mbere Keza ariho. Madiva aramusubiza ati Keza yabidusabye nyuma yuko ya joininga ino event niko kumushyiraho ariko niba mutakorana Muyanga aravuga ati ngewe ntabwo tumeranye neza ku buryo twahurira mu kazi Eida niba zakora ngewe ntabwo nzakora niba ngewe nzakora we ntazakora. Madiva aramusubiza kuri iyo ni kuri telefone uri kunyumva. Madiva aramusubiza ngumva ngo Keza Teriski n'ubundi ngo nta bintu bya danje ngo ntabwo rero ngiye ngo yarinda kujya kunyicira akazi ngo ariko ngo narimbizi ko mutameranye neza ngo kuko Keza Teriski yarabimbwiye. Uri kumva ko Keza Teriski barabivuganye mbere yuko Muyango bavugana. Ubwo uyu mutipe witwa Madiva baravuze ati oya ntari bibwo ngo ntago ndi umushyiraho kugira ngo nyine ngiye binyicira akazi kandi target ni wowe nyine ni wowe dushaka. Ibyo bintu biba birangiye gutyo. Madiva afata telefone yiwe ngajya atwara ubutumwa kwande kwa Keza Teriski. Sewe ningi uri kubura connection cyangwa ni turi kukumva gatanu ku kandi turi kukumva uri kumva unuza uriya mutipe afata ubutumwa abujyana kwande kwa Keza Teriski. Keza Teriski nawe wenda urumva ko reaction kuvuga wenda ngo kuki se tutakorana ibiki umuntu kubuza umugati n'ibintu byumvikana nawe arafata ara posting ariko uwo muhungu witwa Madiva akaba n'ubundi asanzwe afata ibintu bimwe akabibwira nde Muyango bya Keza Teriski bavuganye. Urumva yuko nawe yongera agafata ubutumwa wenda banavuganye ko ntabwo umuntu uvuga undi acecetse akongera akabutwara kwande kwa Keza Teriski cyangwa se akabujyana kwa Muyango bukagenda butakimeze nk'uko bwari bumeze kandi ari nawe wari wateguye iyo event buri muntu wese akaza yarakaye ahangaha avuga nyine ukuntu we abyumva. Uri kumva niyo mpamvu nababwiye ngo uyu muhungu uyu witwa Madiva nge uwo munsi bavugana kuri telefone yaba ntarabyiyumviye mbyiyumvira bajya gusinya contract Muyanga ajya gusinya contract y'akazi nta Keza Teriski wari uriho kuko iyo aza kubona Keza Teriski ntabwo yari kurindira ngo azabivuga ku munota wa nyuma yari kubivuga ku munota wa mbere akimona akavuga ati ako kazi n'ubundi nako wenda ngashaka ko n'ubundi Muyanga bafite ubuzi bwinshi. Ibyo uri kumva uwo Madiva niwe wajyanye ubutumwa. Uri kumva Keza Teriski yigeze kumva arimo aravuga ngo yashatse nyuma ngo kuza kumurikodinga ngo uwo muhungu garamubwira ngo yango urikodinga ngo bitaza ngo kugaragara nabi. Uri kumva uyu muhungu witwa Madiva ngewe ndakuzi Madiva uravuga Madiva we niba uri nanari hano niba utanari hano bakuhamagare urimo urumva baguhamagare uze pe ariko amagambo numvishe wabwiye Muyango umubwira kuri Keza Teriski na kimenye nuko nyine hari ibintu menshi pe kandi ibyo bintu uri kubibwira umugore w'umugabo mani ni nko guteranya ibyo bintu nawe byakubabaza. Ni ibintu bibabaje nyine niba umuntu ashaka kubwira ku muntu mukunda akakubwira ati runaka uyu mukobwa bigenda gutya cyangwa byagenze gutya ibyo bintu se ntabwo bibabaje. Hanyuma Muyango ni poto se Muyango ni moteri se ku buryo wenda umutima we ku buryo umutima we udakora ku buryo nyine bamubwira ikintu ntababare. Nanjye ari ngewe none ngewe ukuru nanjye ngira ubwonko butoye ukimbwira umuntu ngo dufitanye bifu cyangwa ngo umuntu aranyanga sha aho kugira ngo nyinjirire ahantu nakoreye wakinjira ngasohoka cyangwa bakagusora ngiye nkahaguma bitewe n'uwo bakeneye. Amahirwe nuko wenda ibimwe mwabivuze wenda biba biri buze no kurangira. Ikibabaje nuko nyine bigenda bikazamo ibintu byanyu bya kera ibyo muba mwarapfuye kera ibyo muba mwaragize mwarakoranye kera nyine ibintu byinshi cyane pe. Uri kumva ariko sheri nanone kuri Keza Teriski nanone gupostinga wenda ukavugamo ngo urabona ngo ibintu ngo bya mbere hano buri muntu wese twese tuba dufite ibintu twagiye dupfa n'abantu kera. Ntago ari ngombwa rero niba hajemo ikibazo ngo windi uhituzana ngo ibyo bindi ngo bya mbere ngo urabona ngo byagenze gutya ngo runaka. Ese ubundi reka nkubaze usibye ko ari ibi bintu mura mvuga abantu ntibabyumve ngewe ubundi umukobwa ari we wese kari ibi ngibi bituma ngewe ntanagira n'umuntu dukundana ngo tumarane kabiri ubundi ujya kuba inshuti n'umugabo wanjye ku buryo ujya kumubwiraho cyangwa ujya kumugira inama ubu inshuti n'umugabo wanjye nkande gute mu buhe buryo? Kandi nawe uramutse ubonye umukobwa ari kwikurura ku mugabo wawe ejo ngo bavuganye ibi ngibi ngo ni ibiki ngo ni besto ejo undi muntu akaza akavuga ati barunaka bararyamana ko nawe byakubabaza. Mujye muvugisha ukuri. Uyu Madiva rero Madiva ndi kumama mujye muvugisha ukuri. Madiva niba hari umuntu umuzi Madiva nazi ariko Bria
nk'ibisanzwe ahangaha turava ukuri kumenyekanye kandi ibintu bigiye ku murongo cyane rwose cyane. Noneho niba ari n'ibyo bintu bapfa, niba banza wumve, niba ari n'ibyo bintu bapfa, niba ari n'ibiki nta ribi wenda wabitangije avuga ati wenda ngewe icyo nkeka ni iki ngiki, ariko ngewe ndamya neza yuko uko kuntu Keza Teriski yabyanditse ibyo ari byo byose yabyanditse bitewe n'ukuntu message yamugezeho. Ariko uwo muntu wamuhaye message akaba ari umwe mu bantu nawe bajya bafata message akazanira nde Muyango akamubwira ati nibi uwo muntu rero buri umuntu buri hagati y'abantu babiri wa muntu we. Abantu hano bagira amagambo uwo Madiva akora inzara, uri kumva dore ngibi muri commentaire kubisaba uri kumva umuntu akorera abakobwa inzara, uri kumva rero umuntu wihorera mu bakobwa gutyo wenda batera wenda ni abantu bakorera abakobwa inzara ngo baranabacumi none se no kubacumita ahubwo baba baganira baba bafite ubugambo nyine nawe abameze nkabo wenda sinjya kubimushinja ntabwo ndi kubivugira we inde ngo iki komeza di ariko se we uwo mugabo yari kibasha ariko abagabo bari abakera abagabo ndakwiyamye turi abagabo my dear ndakwiyamye mu bagabo mvuze we nako mvuzemo uri nk'umuvandimwe wanjye umugabo se njye ko mandi kwivugira abagabo b'ibisaza bimeze numvikana ko Madiva yagizemo uruhare guteranya abana bakobwa ko yakuntu yamanaginze ibintu nabi yamanaginze ibintu nabi kandi reka nkubwire ikindi kintu buriya reka nkubwize ukuri ntabwo uzaba umuntu mwiza ku bantu bose ngo bikunde sibyo iyo ushatse kwigira umuntu mwiza ku bantu bose iyo ushaka kwigira umuntu mwiza kuri uyu kwigira umuntu mwiza kuri uyu kwigira umuntu mwiza kuri ibintu byose birapfa amana wishyura nimugoroba Madiva byo icyaha kiramuhama ko yagonganishije abantu baterwa nabi ariko kuri ruhande niyo yumvikana ko abakobwa bafitanye ikibazo baragifitanye kandi cya kera pani bya none ahancuta pani ibingibi kuko irumva wa mugani ni kwa kundi ko kuzura kaboze ni kwa kundi ukoma akantu ugasanga n'ubundi ukomye kuko uretse na Madiva niyo Madiva uyu munsi yaza akisobanura bikarangira ejo bazakomanira ahandi rero mureke tubirangize bivanga bigiye ku ruhande ibintu birangire rero nuko tuza kubona nde nuko tubukuza kubona Trisha abonetse ahangaha araboneka Trisha ninde niba Trisha ntuza ukeza umugore wa The Trainer ni umugore we okay wari umugore we okay ariko sha murabagome okay sorry shushu ariko se ko Keza yitonda Keza ibintu nabije mate ko ari umuntu wishakira amafaranga yasuringira abigeze mate kweri bro Kigali mu muzimu mpaka tumuvanya mu bigunda tugakubita nibwo izazama amahoro okay reka nze mbigenze niyo we kanuza kanore sigato yakageze kurangaye muri Kigali umva Diva niba ari Madiva Hello uranyumva ukoresha TikTok ndayikoresha zamuka ngwino uzamuke hano urangize iyi ntambara wateye please hari icyo bitwaye okay binkorere zamuka wari iki cyangwa uri kuyibona injiramo urahita umbona ahantu undi uhite uza urangiza ibi bintu maringe nje okay uko nabari ese Muyango kataza wari okay twagiye turagiye sasa noneho abantu mumpere Madiva mumpereze link abantu Muyango yagiye gukorera amafaranga ndapfuye ngeramagana mumuhereze link banyira ubwite bahageze kandi bahageze Madiva ko ntakubona link yime na link wa bayigwaye dore abantu bose bagufunga ngo bake John basime bose ari guhereza link yifate nyaruka ngwino nara bakabwira baca inzara ngwino inzara bakabwa baraha ese we barimo ino mibare yanditse hano na amafaranga na amafaranga mwese ngiye kumbona nta kintu makoma karita hago sha baraje baguhe ushireho bashireho ngazi mutapinge screen abaranga ubu Dibriana afite 2000 bibiri gusa se birari y'amadolari oya oya reka nagaruko babibara man abarimo n'amagift n'abafuka tayari de kati bari kukumena hey nakadibu umukobwa wanje bamwita Shadia mama lao Shadia byanje bavuze Shadibu ni mukamuzane muri hano matiki ariko se byabano bakobwa nta Shadia sari hano uyu si Shadia
niwe nuko afite amaze nyine arahari kuba bamuzane kandi yahageze. ndi gukubwira muri ayo matiku yabo oya muri aya matiku nyine nahinje kubisuriza gusa none ntabwo wari kuri afishe we madame uri kuri kontra kuri afishe madame va mu nzira ntabwo wari kuri afishe nandiho none kugira ngo waje kudusuhuza uje kudusuhuza warakoze cyangwa bagutanga none shadi byaje guhana ntabwo banibishanga warakoze madame ngo bamutaye ibishanga bihwaniramo amafaranga yari oya njye nagize ikibazo personnel none se nipaka bibabwira ibyo mba ndimo really okay kubera kutakoze nuko muyango yakutaye ni ibibazo byanjye personnel ntago ari ukubera ko bana yahuze none se niwe utanga akazi muyango oya ntago ari muyango biri guteranya na muyango mwibivuga nabi muyango na shadi bihuriye he muyango yavuze shadi ntago ari watanze akazi njye nahuye n'ikibazo cyanjye personnel none ibibazo byanjye personnel we muyango baramushaka ngo niwe nyiri ikibazo baramushaka hano muri muyango yagiye gukorera amafaranga bro uretse gato niwe nyiri ikibazo ariko niwe nyiri ikibazo ari yapostinze nyirabayazana wapostinze ntuzani keza Keza Teriski niwe wagaragaje ko afite ikibazo ari ikibazo muyango yigeze akubwira ko afite cyangwa ari ikibazo yigeze kuregera ko afite uzamura keza ntabwo arashyira muri request keza ngwino dushire ariko nkereye madiva niba ari madiva mwamuhaye linki shiramo request niba ari madiva nyirabayazana nashyiremo request murebe ukoreshe ya account ibintu birakomeye yitwa nde mu ndebere ukuntu yitwa nyandika izina ryawe kuri WhatsApp ndebe ukuntu witwa niba yandikemo hano muri comment andika izina ryawe muri comment nkuzamure umva musharing ino live link arahiye madi ndi kureba abazungu umva we mabere ya nyoko muri comment umenya ko ndi moderator ndaguhubuzamo cyangwa nguhohereze kwa nyoko bari ugenda mukorane live ku mamako agura bikora agura mutumura uretse gato nzamura uyu se niwe madiva n'uyu wanditseho ngo Diva House Beauty yego niwe zamura uyu Diva House Beauty Diva Beauty none se ko atari gushaka Diva House Beauty dore ngo uyu wanditseho ngo Diva House Beauty n'uyu ngo ariko si ntabwo arashyira muri request ngo mubone we murimo murasoma comment ko barimo gutanga imiti y'iki ziraryoshye biteye ubwoba